abashumba benshi bavuga Imana itanga ariko ntibavuga ikuba, kuko ntabyo baba barasize, bavuga ko izakuba. Iki cyo iri jana nawe haravuga ati ariko nzi ko Imana ifite ijana izamba, bati zari guhajyari kushaje ko wapfakaye ko nta mwami wajana umupfakazi. Ntamubwira ngo abapfakazi bafite Yesu baruta abakobwa batagira Yesu. Muzabona ibirori byanje izakuba ijana, n'ubukwe bwapfuye izakuba ijana. Alafe isanga Bowazi iramubwira ngo reba uwo muntu uri hiya. Saa 4 yari ari guhumba, saa 8 ijana ryari rivugije ubuhuha, saa 2 z'ijoro Bowazi yari amwerekeye. Mu gitondo bati Rusi nturahumba, ati ntimuzi ibyabaye iri joro nabonye. Bakunzi ba Irakora TV, tubahaye ikaze nanone. Umunsi ku wundi tugenda tubazanira abavuga butumwa batandukanye, abakozi b'Imana mu buryo bugiye butandukanye. Uyu munsi murabona turi kumwe n'umuvuga butumwa, mukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana wuzura umwuka wera, wemera ubutatu butagatifu. Nanjye ndi muri abo ndabwemera. Mukozi w'Imana, tuguhaye ikaze. Imana bahumugisha. Yego, biragoye ko uyu nguyu twamubwira ngo yivuge cyangwa ngo tumuvuge, kuko benshi muramuzi. Ariko reka nitwa Pastor Munezero. Yego, Pastor Munezero, tuguhaye ikaze. Murakoze. Reka utangire dusengera kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye ko watangiye uyu murimo. Iyo ari twe twabitangije ubu biba byaravuyeho, ariko kuko ari wowe wabitangije kandi ukabuhoraho, biriho, birakomeje, bizabaho. Ijambo ryawe riravuga ngo ukizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Wowe uzi ibikwiriye mw'uyu murimo, ari utunganya ibyo tugiye gukora no kuvuga. Mu izina ryawe Yesu urakoze, amen. Pastor, hari icyo twifuje ko uyu munsi twaganiraho kugira ngo ugire ihumure utanga ku bantu, ugire n'ibyiringiro rema ku bandi. Yego. Uri umukozi w'Imana, uri umushumba, uri umuhanuzi, wuzura umwuka wera w'Imana. Pastor, hari ijambo twahoze tuganira kare. Yego. Nibuka ko uyu munsi tuza kukugira kuri kamera zacu za Irakora TV. Ndavuga ngo turaza kuriganiraho. Yego. Nyemerera udufatire Bibiliya. Yego. Udusomere muri Matayo igice cya 19. Matayo 19. Murongo 29. Matayo 29. Ndabona tuhageze. Yego. 29. Yego. Aravuze ngo umuntu wese wasize urugo rwe. Yego, wiyegeze mikro. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se. Yego. Cyangwa bashiki be. Yego. Cyangwa se. Cyangwa nyina. Cyangwa abana. Yego. Cyangwa amasambu. Kubw'izina ryanjye. Yego. Azahabwa ibibiruta inshuro 100. Kandi. Yego. Kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Ari n'amagambo y'Imana. Pastor, aho hantu dushaka cyane, nifuje cyane ko twaganiraho, kuko kubyo abantu benshi batekereza, cyane cyane kubatekereza ku by'isi, batekereza ku bifatika. Utekereza ko iri jambo Kristo arivuga yashatse kuvuga iki? Ibyo yashatse kuvuga ni byinshi, ariko biri mu byanditswe. Yego. Kugira ngo ubyumve neza, turifashisha ijambo riri mu gitabo cy'Itangiriro. Imana ishyira Adamu mu Edeni. Yego. Imushyira mu Edeni. Uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremyemo isi n'ijuru. Yego. Kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi. Yego. N'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka. Yego. Kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi. Urumva? Yego. Kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka. Yego. Ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose.
uwiteka imana irema umuntu mu mukungugu. 8 uwiteka imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa. Turekeye aho urabona ko imana izi ibyo umuntu agomba gukenera. Kimwe mu makosa dukora tuvuga ijambo rivuga ngo Yesu ni byose. Abari ku kazi bakagata bati Yesu ni byose, abacuruzi bati Yesu ni byose bakabireka, aborozi ati utise ko ntabona amashyo y'inka ngo ubunakiye Kristo ngo kandi ni byose, ngo niyo mpamvu navuye muri za nka. Wahura n'umusirikari ati butamakuru ki ati ubunakiye Kristo bijya nabivuyemo. Wahura na yitifu tese bitati nakiye Kristo bijya nabivuyemo, birya nabivuyemo, birya nabivuyemo, birya nabivuyemo. Akabavuguruje Imana yo yaremye umuntu ariko imushira mu Edeni ariko irema nibizamutunga. Ibi bizamutunga rero agomba kubaha iyabiremye, iyabimuhaye agomba kuyubaha kuko ubwizi kubirema izi no kubiremuza, ubwizi kubishyiramo izi no kubikuramo, ubwizi kubyongera izi no kubigabanya, ubwizi guha ibyatsi ibara izi no kubyaka ibara, ubwizi kurema amatungo izi no kuyana amatungo, ubwizi kuyarema izi no kuyica, ubwizi kugabura izi no kwicisha inzara, ubwizi kurema ibyo umuntu arya izi no kurema ibyo umuntu atarya ibitewe n'uko ayitwayeho. Niyo mpamvu iri jambo hari ikibazo ahubwo gikomeye. Iravuze ngo uwasize byose, yongera ivuga ngo kandi izamuha 100 ku cyabisize kandi izongera kubimuha. Iyo akibifite nibyo aba yubatseho, iyo abiretse aba yubatse ku Mana. Iyo umuntu aretse ibintu aba avuze ngo nubatse kuri Kristo Yesu ubitanga. Twihuta rero abantu bakaba iyo nyito y'abantu bakira Yesu uko atari, bakamuvuga uko atari, bakavuga ko hari ibyo baretse byabateye gukizwa. Iyo bagezemo ntibabone umugisha Yesu atanga, iyo bagezemo ntibabone rya jana, ubwo niho ndigezeho. Bavuga ko Imana idashoboye, kandi umuntu ugezemo agomba kwishyuza iri jana. Buri muntu afite access kuri iri jana. Iri jana ntirisengerwa ahubwo ririshyuza, kuko nta wishyuza icyo yahawe. Uri kubyumva? Ntawe usaba icyo yahawe. Iyo wahawe haba hasigaye kwishyuza. Iri mu ijuru rero iravuga ngo uzabona hari ibyo asize azahite akuba n'ijana, ibyo usize ukube n'ijana. Ntabwo ari uguteranyaho ijana, si no guhabwa ijana, ahubwo ni ugukuba. Multiplication, addition, divise. Hari ibintu bita kugabanya. Ibi rero hari ibimenyetso bikora mu Mana. Hariho guteranya igateranyaho ku byo wahawe. Hariho kugabanya, nicujije icyatumye nimika Sawuli. Urumva n'ibyo yamuhaye irabigabanya. Pasa ko kantu gasobanure utwo tuntu tune ku Mana icyo ari cyo. Ibi bimenyetso birakora ku Mana bitewe n'uko yitwaye. Hari ukuntu yitwaraho igakuba. Ntabwo ari bose ikubira, ikubira gusa basize ibyabo. Ntabwo ari umuntu wicaye imuhira adakorera Imana ngo aze ngo mpa ryajana ntacyo yasize. Uwasize se nyina, urugo, mushiki we, agasiga inkazi kubera ngewe, nzamukubira. Hari ahanditse ngo nzamuha, nzamuha, ariko hari ahanditse ngo nzakuba. Iri jambo ni gake rigaragara muri Bibiliya. Gusenga Imana mu buryo butuma ikuba ijana ni ikintu gikomeye cyane. Aya ni amakuru, ni ikintu kambivuge ndakenye nkenye mu Kinyarwanda. Nimbivuga abizi Kinyarwanda kundusha barabigira.
ni ikintu gikomeye Yego. kuzabona uyu muntu. Yego. Niyo mpamvu Yesu yabivuze. Abandi iyo umuntu akijijwe amenya bene se neza akagira. Yego. Iri ryo riravuze ngo uwasize bene se. Abandi iyo umuntu asenga amenya se. Iri ryo riravuze ngo uwasize se. Yego. Abandi iyo umuntu aje mw'ibi bintu amenya famiye zabo n'urusengero agize akazana bene nyina ngo muze mbere kuko Yesu agira neza. Umwe akaba umudiyakoni undi akaba yego. Kugira ngo basangire imari rituruka. Uyu waravuze ngo uwabasize ni umuntu wakoze umurimo akabasiga agakora icyo twita kumusiga. Ariko icya kabiri yego cyatumye bibwira Petero Yego. hari ibyo yari yarasize yashakaga gusubiramo. Buriya yari yakoze imibare aravuga ati nshaka gusubirayo. yari yabitekereje Mu byaha byagwanyaga Petero ni ugusubirayo. Gusubira iyo yabaga. Iki cyaha cyakunze kumwizirikaho kuko ku isi buri wese afite igikunda kumwizirikaho. Cyokora tukarushanya kubihisha. Hari abo byizirikaho ariko bakabihisha. yego. Ariko icyo gihe urabikora nkabyihorera. Undi we yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ibibi bikagira ute bikanta bijya bimutanga imbere yanze kubivuga. Hari abantu benshi batavuga ibi batanga imbere. Yego. Ahubwo ariko icyo nshatse kuvuga. Yego. Mu izina rya Kristo Yesu. Yego. Perutse kubwiriza umwuka arambwira ngo ntugahoze Satani mu kanwa ahubwo uzahozemo Yesu. Niyo mpamvu wumvi iryo zina ntakunda kurivuga. Ndavuga Yesu. Ukubijana akubira nde biba byagenze bite agabanya bigenze bite ateranya bigenze bite yongera bigenze bite. Yego. Ni ibintu bine. Iki cyo gukuba kiri hari ni ikintu kiri particulier kiri ukwacyo. Ntabwo ari ukuza ubu kiri kwa so na nyoko no kurepeta bikunanire ngo nkubira ijana wasize iki. Yego. Ntabwo ari ukuza ngo urye icyacumi nk'inyoni iri mu rurabyo numara ngo Imana inkubira ijana. Yego. Ekada wasize iki ikuba ibyo wasize. Yego. Mubigisha yongera ibyo usabye. Yego. Igabanya ibyo yari yaraguhaye ukagwa. Hariho guteranyaho. Yego. Musabe muzahabwa. Musabe muzagira ute muzahabwa. Ushobora gusaba igateranya. Ariko ibi byo ni imibare iravuga ngo yasize iki igahita ifata ibyo wasize igakuba n'ijana. Yego. Ikareba ibivuyemo. Niyo mpamvu ushobora gutanga igi. Gutanga igi icyo bita kurisiga ni ukurita hari n'igihe uba utarirya ariko ukarihereza. Ibwira Petero ngo nakubonye urashaka gusubirayo bitewe nuko amasamaki waroba gutakiyabona. Yego. Nzagukubira ijana nshingiye ku mwuga wasize. Niyo mpamvu mu minsi ya Petero ubwo yajyaga kuroba yagezeyo arayabura. Ubwo hakoze icyo kugabanya rero icyo gukuramo. Hakoze icyo gukuramo kuko kugabanya igabanya izikuragaruka. Igabanyaho ijana, igabanyaho 20, igabanyaho 30, igabanyaho 50, wenda zagaruka, wenda zagaruka, wenda zagaruka, wenda zagaruka. Ikagera igihe igakuramo noneho hakaza mwe uwuzura uwavugaga indimi ntaba kivuga n'igifaransa cyo mu Bafaransa. Azize ko Imana yakuyeho. Hari igihe ikuraho. Abantu bo kwisi rero bagizwe n'ibi bimenyetso. Abashumba benshi bavuga Imana itanga ariko ntibavuga ikuba kuko ntabyo baba barasize bavuga ko izakuba. Iki cyo iri jana nawe niba ntabyo wasize ntabwo yakuba. Ni ibyo wasize se. Ni ibyo wasize nyina. Ni ibyo wasize uwaretse abarekeshejwe. Abarekeshejwe. Niyo ubisize ireba icyatumye ubireka. Ntabwo ari abahombejwe n'inyatsi ikubira ijana abirazibakiza. Nabarekeshejwe. Kwizera niko kwatumye Mose. Ntabwo ari abaje ariko bahombye. Ekada. Nabaje babifite. Bakagera ku rusengero babifite. Bakinjiramo babifite. Ntabwo ari abaje babuze urubyaro. Nabaje ruhari. Bakarubwira ngo nje n'inzu yanjye tuzakorera Uwite urwo rubyaro rwakwa
ntabwo uri kubyumva neza. Nabaje umufuka wuzuye, ntabwo ari abaje imifuka irebye hejuru. Nabaje iri gutendera, nabaje inshyushyu, inshyushyu iri mu bicuba, nabaje ari abaminisitiri, nabaje ari abadepite, nabaje ari abaperezida. Akavuga ngo na Yesu yaravuze yasize ubwiza, n'abameya bemeye gukurikira Imana, akicara mu nama bamuseka ngo nkawe wajyagahe, uwo rero izamukubira ijana. N'abameze nkanjye bafite imbaraga zo guhinga, nge ndi umuhinzi mworozi, ariko urabona naje wabisize. Ubu si uko ntazi guhinga, ariko si uko ntazi korora, si uko mbuzi ibyo nkora, ariko Pawulo yaravuze ngo nyamara ibyarinda mu yanjye nabibonye nk'igihombo kubwo kuronka Kristo. Kora iyo mibare ntiyigeze ahomba, rero ntiyaje yahombye, reka da, ahubwo ibyarinda mu yabibonye. Tubuza abakozi bafata indamu zabo bakazihomba kubwo gukurikira Kristo, ariko bategereje iryo jana. Ntabwo ari uguhomba burundu, ntabwo ari uguhomba kompletema, ni uguhomba utegereje ijana, gukuba ijana wishuza. Ubyumve neza, ntabwo ari uguhomba ngo uzagere igihe ugenda utambitse ibirenge nk'uri gutanga intashyo. Ntabwo ari uguhomba ngo uzagere igihe ubura uburoso bw'amenyo. Ni ukuvuga urakoze. Bibiliya iravuga, uwacu aravuga ngo natwe nditureba kubiboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito. Uwacu aravuga ngo ndamureba ariko si ubu. Ubu uvuga uti, uwacu aravuze ngo dusa nk'abapfuye, ariko dusa nk'abakene, ariko dutunze benshi. Kwizera niko kwatumye Mose, ubwo yari amaze gukura, afite ibyo yasize bujya Mose, yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahitamo kurengananwa n'ubwoko. Urumva ibyo asize? Ntabwo muri kubyumva. Asize iki? Mose urumva ibyo asize? Ari kwa Farawo, ku mukobwa wa Farawo, muri famiye ya Farawo, yanga. Kankubwira akantu gashike utari wumva ahubwo. Mbwira Mbaraga yabaye mu Egiputa imyaka myinshi, ariko ntiyaba umunyegiputa. Yabaye mu Egiputa ariko ntiyaba umunyegiputa. Ntiyarya nkabo, ntiyambara nkabo, ntiyaseka nkabo, ntiyaryama nkabo, ntiyagenda nkabo, kandi ari mu Egiputa. Ariko akantu kanezeza ngo kuko yatekereje ko gutukwa bamuhora Kristo. Urumva icyo arebye? Ntabwo uri kubyumva. Yari yicaye ibwami, arareba iki cyigisho nzakibaganiza mu cyigisho mfite kivuga abamwizeye ataraza. Abamwizeye ataraza, ataravuka, bakamwizera bikiri mu magambo. Pasara abamwizeye ataravuka, ataraza gute suko? Nzabikubwira. Mama dufashe. Ahubwo twikomereza. Arahaguruka afata ibikapu. Igikapu aragifata. Basanga babona aragifasha cyo. Tese Mose ugiye. Ati ngiye mu bwoko bwacu. Gukora iki? Ati ntekereje ingororano bazahabwa. Bagiye guhabwa ijana ndahari. Byajana. None nibahembwa ndahari. Ko wasize mwibiki? Ati nibyo mwabisigarana, ariko ngewe ndagiye. Wabuze iki? Wabuze iki? Aravuga ngo ibiryo by'ubwami ndabihombye, imodoka z'ibwami ndazihombye, kandi igihe kizaza muzabona mfite ibiruti by'ibwami. Abanyumva babyumva. Si ugukorera Imana ngo tube ba mafene, ni ukuyikorera ariko ukaruta uko wari uri utarayikorera. Kukuba werekanye ko iyo ugiye gukorera iruta kure cyane iyo wakorera. Mwanditsi yaravuze ngo iri muri twe iruta iri muri bo. Si ukuyita ngo nje guca inshuro, jamais de l'Afrique mais de l'Amérique. Nukusiga ibyo ariko nkazereka rubanda ko aho ngeze harutaho narindi.
la majorite mu bakoreye Imana je mwitangirira Yego. Yosefu yasize ibyase byose à la fin asigara arafungurira bo kwase yego abereka ko iyo yizeye ifite ijana Yego. riruta iryo kwase yego iyo ni imibare ibyo bita calcul mental Yego. ari ibyari kwase n'ibyo yasanze ibyinshi ni ibi nibyo aha yasa nafashijwe cyane amina ye uwitwa Dawidi yego yaravuze ngo ubwo data na mama bazande kuwiteka azandarura yego famiye yose iramugambanira kwiherezo nibyo mvuga ryajana rishe abo mwami wa bose urakoze mwami abo mwami wa bose Yeah. uramurebye mureba ari mu shamba mureba aragiye intama murebe bari kwimika murebe bari kugira gute ariko birangira Yesaya na bene se bose bamwikubise imbere baravuga bati Dawidi uri umwami nyemerera cyane tuvuge kugira neza kw'Imana Esteri yego Esteri uramuzi ndamubona kamureke kamvuge rusi yego ndavuga rusi ntabwo ari ugukorera Imana iri jana rirahari gishuzwa n'umuntu wese ufite ibyo yasize kubwo kuronka Kristo ririshuzwa ni ideni ry'umwuka ku muntu ufite ibyo yasize Imana ifitiye umuntu wese ufite ibyo yagize ute yasize ririshuzwa yego bimwe mu bintunze n'iryo jana pase tubwire kuri iryo jana iryo jana ku buzima bwanjye gusa nushaka yarangwa dusoreza tubwire kuri iryo jana ku buzima bwawe ntabwo wumvishe rusi yego yatangiye ahumba yego baramubwira bati kuki utiba ingano Yego. aravuga ati sinziba kuko ibyo umwami mfitiye biraruta kure cyane yego dutunzwe n'iryo jana ibyo baramubwira ngo nk'ubu uvuyemo wabo uje kureba iki ugakurikira aka gakecuru aravuga ngo siko nkurikiye Imana yako ivuga bikaba yategeka bigako izamwarura yego abantu baramubwira ngo burahumba hariya ni wowe ubyiteye aravuga ati ariko nzi ko Imana ifite ijana izamba yego bati zari guhajyari yego kushaje ko wapfakaye ko nta mwami wajana umupfakazi aramubwira ngo abapfakazi bafite Yesu baruta abakobwa batagira Yesu muzabona ibirori byanje izakuba ijana n'ubukwe bwapfuye izakuba ijana alafe Imana ishimwe isanga Bowazi iramubwira ngo reba uwo muntu uri hiya saa yine yari ari guhumba saa munani ijana ryari rivugije ubuhuha saa mbiri z'ijoro Bowazi yari amwerekeye mu gitondo bati rusi nturahumba ati ntimuzi ibyabaye iri joro nabonye ryajana Imana ishimwe sindimo mpraga sindimo ntera abantu igipindi ntabwo ari igipindi sindimo ndi muri fundraising ndavuga ijana Imana iturimo abasize ibyabo bakayikurikira yego ibafitiye ijana yego ijana ntabwo yakwaka ibintu reba Yobu abana barapfuye n'inka zirapfa ja mu bice 42 42 uzabisoma bw'Imana iravuga nibutse ibyo wari ufite none bimwe ngiye kubikura mu bantu ija kwa Birudadi iravuga ngo ijana rya Yobu turigezeho zituri bimasa 7 bimushira arabimushira ndi kuvuga Imana ariko nkumva ntuyumva neza nkuko nshaka kubyumva shaka gukorera Imana udatenguhwa ugakorera Imana kutari gukorera ngewe kuko njye ushobora kunkorera nkazapfa vuba yo ntipfa ushobora kunkorera nkahomba yo ntihomba ushobora kunkorera nkarwara yo ntirwara abiringiye abantu barabahemukira ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru si uwo mugabane mvuga rero uwo ndawugeraho ndacyavuga ijana uzi impamvu Imana yaremye amatunda yabakebeye ingobyi mwede nubwo dufite ubugingo dufite n'ijana ija muri Bibiliya yabwiye Esiteri ngo nshingiye uko unkoreye shingiye nzaguha ijana wume bakiyibaza iyo rizaturuka azaru aragapfubye yanga kwiyandarika yanga kwishira ku karubanda yanga abasore bose aravuga ngo ntegereje icyo umwami amfitiye hari icyo umwami amfitiye ariko twe ntaduha ahubwo arakuba twe ntabwo aduha ahubwo akuba ijana rubanda rw'umwami mu nyumve kubakorera Imana
bafite ibyo basiga. Wikora imibare ngo usize ibyacumi, kora kuba ahubwo oriyo do konte ibyo aho kugira ngo ubare ibyo utanze kuba ibizavamo niho wizera. tekereza iyo urebye ibyo utanze ntufashwa, urakuba ukamenya ibizavamo. nicyo cyatumye Stefano ntiyareba inkoni, yafashe inkoni azikuba afata. Pastor dusoza Jekamania edayiko detafika debroye ijuru ridufitiye ijana. Si Imana itwima ibiryo kuko niyo yabiremye, ibitwimye ntiyari kubirema, si yo kutwicisha inzara. Niyo mpamvu n'abantu basenze bamaze gusengera babwira uyu munsi kuri rya jana ndabaha ihamagara abantu iti mwicare mu bwato, basangura intonga 12, ibaha ibiryo bari gutaha, ibaha amatsima n'amasamaki, ibaha n'ibyo baragera ni muhira. Nukugira ngo ibereke. Niyo mpamvu yabirindutse hariya kwa Aburahamu, iravuga iti ufite ubugingo ariko kangukubita umwana, iramanuka hasi. Ariko haleluya ija kwa Dawidi iravuga iti ufite amavuta ndayaza ariko kangukubite n'ubwami wicare ku ntebe usimbure kano gahungu. Irabirinduka hakujya kwa Esite iravuga iti nubwo ufite ijuru kangukubite kuba umwamikazi. Uragazo kuduhijana mu izina rya Yesu. Amen. Pastor dusoza dusengere, ntabwo twavuga ijana ngo turirangize. Dusengere dusoza, ntekeza ko turi kumwe tuzaganira n'ikindi gihe. Oya, iki ni igice cya mbere cy'iki kiganiro. Yego. Ubutaha tuzashiraho icya kabiri kivuga munezero n'ijana. Munezero n'ijana. Abifuza igice cya kabiri cya munezero n'ijana. Nuko munezero n'ijana. Wumva yatwaha munezero n'ijana. Munezero mubishyire muri comment. Yego. Nzavuga ijana y'ibyo nasize ku rusengero rw'iwacu naho bigeze. Abumva bakeneye munezero n'ijana mutwandikiye muri comment. Nzavuga inyama naguze nkagura ikiro ariko ubu nkaba mfite ibintu by'inka. Mvuga ukuntu ikiro cy'inyama kiva mu inka nyinshi. Ukuntu igiti kimwe nshize ku rusengero kivamwo amashamba menshi. Nzabikuba nibishoboka mpamagare n'uw'akagari mbivuge yumva ko mu ijuru hari Imana ikubijana ariyo yankubiye izi ko ntiba. Turi mu ijuru tubohokeye kugukorera. Abantu basize ibyaha bakabikoresha ku murimo wawe, utangira ubakubira ijana kuko rubanda ruri kubakoba ngo iyo basenga iri hehe iyerekane muri twe kandi wiyerekanire mu ijana kuko uzashiraho n'ubugingo buhoraho. Mu izina ryawe Yesu urakoze. Amen. Amina. Hanyuma nomero barazizi? Barazizi. 7882123 ariko iyo kuri WhatsApp ni 0786689232. Ntabwo turi guhamba imbwa, ntabwo turi kubangurira imbwa, turi gukorera Imana. Ibyo duhomba n'ibyo dutanga izadukubira ijana tukiri mu isi kandi izaduha n'ubugingo bugize ute buhoraho. Shalom shalom shalom. Abifuza munezero n'ijana mutwandikiye muri comment. Aho ngaho hasi hari na nimero zacu nizo yazivuze. Wumva waduhamagara ukatwandikira nta kibazo. Watwandikira kuri comment, watwandikira kuri WhatsApp, waduhamagara kugira ubutaha munezero azatubwira amakuru ya munezero n'ijana. Yego. Shalom shalom. Amen.